nkuko rero murimo mubibona tugiye kuganira ku kwezi k'umugore mu buzima bw'imyororokere. Ukwezi k'umugore benshi bakunda kunsobanuza uko bimeze. Twagiye tubiganira kuri platform zitandukanye nko kuri Facebook, nko ku maradiyo atandukanye, ariko noneho uyu ni umwanya wo kugira icyo nshyira kuri iyi channel ya YouTube, cyane cyane ko abantu benshi bamaze kwigeraho no kubona internet no kumara gusobanukirwa kureba ibintu bitandukanye biri kuri YouTube. Tugitangira rero reka nkubwire yuko umukobwa atangira kubona imihango ageze mu bwangavu ahagana ku myaka 12. Ariko rero nubwo mvuze ntahagana ku myaka 12, imihango ya mbere ishobora kuza mbere y'iyi myaka cyangwa se ikaza nyuma y'iyi myaka. Uzajya kumva wumve nk'umumama arakubwira ati umwana wanjye yabonye imihango ya mbere afite imyaka 9 ndahangayika cyane, cyangwa se 10. Hakaba n'undi uzakubwira ati ngeze ku myaka 16 ntarabona imihango, ese ni bizima byifashe gute? Ariko reka nkubwire ngo nabwo biba ari bizima. Imihango ya mbere rero ishobora kuza mbere y'iyi myaka 12, ariko muri moyenne cyangwa se ugereranyije imihango ubundi iza ku myaka 12. Ni hagati rero hafi ku myaka 9 ishobora kuza no kuzagenda ukagera ku myaka 18. Hari n'abagera 20 batarayibona, ugasanga yibonye nko ku myaka 20 cyangwa 21, byose birashoboka. Reka rero kugira ngo dusobanukirwe neza n'imihango mbanze ngusobanurire cyangwa se nkwibutse, kuko ndakeka ko ushobora kububizi imyanya myibarukiro y'umugore uko iteye. Ubundi imyanya y'imyibarukiro y'umugore hari iyo tubona inyuma ariko ikomerezaho imbere. Mu gukomerezaho imbere rero hari ahantu hatandukanye tugenda tubona. Urugero ahangaha haba herekana aho imyanya myibarukiro y'umugore itangirira hanze. Iyo itangiye rero ihita ikomerezaho ahangaha, niho mu kinyarwanda twita mu ndibyara. Noneho rero indibyara ikarangirira ahangaha, hahita hazaho inkondo y'umura. Inkondo y'umura igakomerezaho mu mura. Noneho mu mura hagahita haza imiyoborantanga ku mpande ebyiri, imiyoborantanga 2. Noneho hakaza udusabo tw'intanga ku mpande zombi, ak'iburyo n'ak'ibumoso. Nuko nguko rero imyanya myibarukiro y'umugore irimo imbere iteye. Hanyuma aho ngaho twahava tugahita dukomeza nkakwereka uburyo noneho intangangore irekurwa. Ahangaha ntabwo nigeze ntangira ngo njye aho bitangirira. Tuzahabona mu tundi tuvideo ko kureba umwana w'umukobwa iyo agisamwa mu nda ya nyina, ese intangangore zitangira kwirema ryari, avuka afite zingahe, bigenda gute, ibyo tuzabibona mu yindi video. Reka duhere rero ku kurekurwa kw'intanga muri iyi ngiyi. Ukurekurwa kw'intanga, intangangore irekurwa rimwe buri kwezi. Noneho yamara kurekurwa rimwe buri kwezi, ariko ikarekurwa n'agasabo k'intanga kamwe. Niba tuvuga urugero muri ku kwezi kwa Mutarama, njyewe nk'umugore kugira ngo njye mu muhango, agasabo k'intangangore kazaba karekuye intangangore ari akangaka, no kuvuga ngo mu kwezi gukurikira akandi niko kazarekura intangangore. No kuvuga ngo turasimburana buri kwezi agasabo k'intangangore karekuye intanga ntabwo ariko kayirekura mu kwezi gukurikiraho. Hanyuma rero kugira ngo habeho kurekurwa kw'intangangore, nanone hari imisemburo ibigiramo uruhare. Iyo misemburo ibigiramo uruhare, hari imisemburo mu mutwe cyangwa se mu bwonko. Mu bwonko hari imisemburo ibigiramo uruhare kugira ngo intangangore irekurwe. Iyo misemburo iy'ingenzi ni 2. Iy'ingenzi ni FSH hamwe na LH. Iyi misemburo rero ibiri, FSH hamwe na LH, irasimburana. Ahangaha barimo barakwereka uyu murongo. Uyu murongo reka tuvuge ko ari ukwezi k'umugore. Niba umusemburo wa FSH warekuwe, uzakurikira uyu murongo urimo uduce duce, naho uwa LH nurekurwa ukurikira uyu murongo ukomeje. Birakwereka rero ko iyi misemburo FSH na LH igenda isimburana ivuburwa n'ubwonko. Iyi misemburo rero irimo ivuburwa n'ubwonko, noneho isa naho ifite ibyo ijya gutegeka mu myanya myibarukiro y'umugore. Mu myanya myibarukiro y'umugore, ya misemburo ya FSH na LH uko igenda isimburana, ihita ikorana n'indi misemburo ibiri ivuburirwa mu dusabo tw'intanga tw'umugore, ariyo estrogen na progesterone. Estrogene rero na progesterone ni imisemburo ibiri igenga ukwezi k'umugore. Muri kwa kureba kwa kwezi kw'iminsi 28 urabona ko umusemburo wa estrogene n'uyu nguyu ufite umurongo urombereje cyangwa se ukomeje, naho umusemburo wa progesterone akaba ari uyu nguyu ufite udukoni tw'uduce duce. Bikwereka ko
mu ntangiriro z'ukwezi k'umugore umusemburo wa progesterone uba usa naho ntawe uhari, ariko wa estrogene ari uhari. Noneho igihe intangangore igiye kurekurwa umusemburo wa estrogene ugatumburuka ukazamuka cyane, noneho yamara kurekurwa wa musemburo wa estrogene ukagenda noneho umanuka, mu gihe wa progesterone wo uhita uzamuka. Iyo umusemburo wa progesterone wamanutse, wa mugore ahita yongera agasubira mu mihango. Iyo rero ni imisemburo ibiri igira uruhare mu kwezi k'umugore, iza yiyongera kuri ya yindi ibiri nari navuze ivuburirwa mu bwonko. Ivugurwa mu bwonko ni ijya gutanga amategeko mu myanya myibarukiro y'umugore, noneho mu myanya myibarukiro y'umugore naho hagasimburana imisemburo ibiri, estrogene na progesterone. Iko iyi misemburo rero isimburanwa, ni ukuvuga ngo hatabaho isama no mu mura hari kiba kiri guhinduka. Umura reka tuwufate nk'ahangaha h'umutuku cyane, noneho ahangaha hasa na pink ni uburyo mu mura habyibuha cyangwa se hakiyongera, hitegura yuko umugore ashobora kuzasama. Icyo gihe hagenda habyibuha iyo uri hafi kurekura intangangore. Noneho gusama bitabaho, bya bindi byari byariyongereyeho, ibi byarenzeho bya pink bigasenyuka, byamara gusenyuka umugore akabona imihango. Kiriya gice nicyo cyitwa endometre, niho imihango ituruka hariya mu mura. Hanyuma rero hari impamvu zatuma utiringira kubara ukwezi k'umugore mbere yuko ntangira kubisobanura mu buryo burambuye, kugira ngo ejo bundi utazambwira ngo ibintu wambwiye ngo naragiye mbara ukwezi k'umugore ngo none ngo nta kintu ngo byatanze ngo ibiki n'ibiki. Reka nkubwire ubyumve neza mbere yo kubitangira. Formule tugiye kwifashisha cyangwa se uburyo bwo kubara bikwereka neza iminsi y'uburumbuke y'umugore, ariko ntabwo ari iyo kwizerwa iyi formule ngo ureke gukoresha ubundi buryo bwo kwirinda igihe ushatse gukora imibonano mpuzabitsina, kubera ko hari impamvu nyinshi. Izo mpamvu rero zituma utagomba kwifashisha iriya formule kugira ngo udasama, mu gihe ahubwo ushobora kuyifashisha ugerageza gusama, ariko mu gihe udashaka gusama hari impamvu zikurikira. Ibuka ko kudasama bitabuza umuntu kwandura izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, harimo na sida. Ibyo ngibyo bizirikane, hanyuma bituma utiringira kuvuga ngo narabaze ngo none ngo nzajya nkorera imibonano mpuzabitsina aho ngaho. Hanyuma ikindi ni uko ushobora kuba wiringiye kutari busame, ugasanga ukwezi kwawe kwahindutse utabizi, bitewe nuko watembereye nk'ahantu kure ugahindura ikirere cyaho wari umenyereye, bityo bigahindura imigendekere y'ukwezi kwawe. Donc iyo uvuye nk'ahantu hakonje cyane ukimukira hashyuha cyane, ukwezi kwawe gushobora guhinduka, iminsi yako ntiyongere kungana nk'uko yajyaga ingana, cyangwa se uvuye ahashyuha ujya hakonje, cyangwa se bitewe nuko ufite ibintu byakubabaje cyane uri mu gahinda gakomeye, nabwo iminsi igize ukwezi kwawe bishobora guhinduka, cyangwa se uri mu byishimo bikomeye cyane. Ibyo ni ibintu bitandukanye bishobora gutuma ukwezi kwawe guhinduka, ariko hari n'ibindi byinshi cyane. Urugero nk'uburyo urya indyo urya, niba se wahinduye uburyo waryaga, icyo gihe nabwo iminsi igize ukwezi kwawe ishobora guhinduka, cyane cyane ko nk'iyo utangiye kurya indyo nkene, ubwo rwose hari n'igihe n'imihango ushobora kuyibura ntiyongere kuza. Icya gatatu rero, hari abantu benshi bavuga ngo ukwezi kwabo kureshya n'iminsi iyi n'iyi, nyamara ugasanga baribeshya, ugasanga ntabwo azi kubara, apfa kubivuga gutyo gusa, ariko ntabwo azi kubara ukwezi kwe. Ishingiro ryo kubara ukwezi k'umugore rero ni irihe? Udusabo tw'intangangore turekura intanga imwe gusa buri kwezi, nk'uko nari namaze kubivuga. Noneho kubera ko ari udusabo tw'intangangore tubiri tugasimburana, akarekuye intangangore uku kwezi ntaba ariko kazayirekura ukwezi gutaha. Hanyuma iyo nta sama ribayeho, ya ntangangore yarekuwe irapfa, hakaza kubaho imihango. Hanyuma nanone icyo gihe indi ntangangore irongera igakura ikarekurwa, bityo biba bihindutse uruziga. Hanyuma kandi nanone icyo ugomba kuzirikana no ku munsi wa mbere w'ukwezi k'umugore ari umunsi umugore yaboneyeho imihango. Iyo ubonye imihango, ukwezi kwawe gushyashya kuba gutangiye. Hanyuma iyi ntangangore irekuwe, hashira iminsi 14 akajya mu mihango. Hanyuma rero hari ingero zifatika tugiye kureba kugira ngo ubisobanukirwe neza rwose kwa ukwezi k'umugore. Zirikana ko ugomba kugenzura igihe ukwezi kwawe kumara mu gihe kingana n'amezi 6 nibura. Ni ukuvuga ngo ntabwo uzambwira ngo ngira ukwezi k'iminsi 20 cyangwa se 25 cyangwa se 27 utarabigenzuye nibura mu gihe cy'amezi 6. Niba rero ushaka kubaza ikibazo, ushobora gushyira comment cyangwa se gushyira igitekerezo cyawe munsi y'iyi video,
hanyuma ukabyandika. Ariko nanone ushobora gusura urubuga nkoresha kuri Facebook, nganira n'abantu kenshi nkanabandikira inbox cyangwa se mu gikari, ni www.facebook.com/kaberamye Emma Claudine rimwe. Iyi ngiyi nanone kandi ngira na blog njya nshyiraho ibintu by'ubuzima bw'imyororokere, ni iyi ngiyi nayo ushobora kwisura. Nanone ariko ku bantu bari mu Rwanda bakoresha telefone zo mu Rwanda, nimero za telefone zo mu Rwanda, ubu ushobora no kwiyandikisha kwakira amasomo buri munsi mu majwi kuri telefone yawe, uwohereza akajambo NN rimwe. Igihe ushaka kwakira amasomo ku buzima bw'imyororokere ubyohereza kuri 2656 ukaba uriyandikishije, cyangwa se NN kabiri mu gihe ushaka kwakira amasomo y'urukundo kuri telefone yawe buri munsi ukohereza kuri 2656. Icyo nakwibutsa nuko ubu butumwa bwo kuri telefone ni amafaranga 50 baguca, ntabwo ari ubuntu. Icyo gihe rero uba wabitekerejeho ukareba niba koko ari byo wifuza, ariko nakubwira ko ni amasomo aba aryoshye cyane. Ndagushimiye cyane rero wakoze gukurikira ibi ngibi, ubigeze no ku bandi. Niba bigushimishije ubigeze ku bandi, ubabwire uti nimurebe video ku bijyanye no kubara ukwezi k'umugore. Kwizeza ko mu minsi iri imbere uzatangira no kubona izindi video zitandukanye. Urakoze cyane.